Oya ntabwo mvuze abakunda ibyuma, ndavuze abakunda agatobe n'amata n'amazi. Nicyo turiho turavuga, ntihagire abatwumva nabi. Habaho inyota ebyiri. Inyota ya mbere ni inyota y'ibyo tubona hano ku isi. Habaho inyota y'amafaranga shira, habaho inyota n'inzara y'ibyo kurya n'ibinyobwa. Ndashonje mfite inyota, bakaguha amata. Ibyuma never. Ibyuma biragatsindwa n'Imana y'u Rwanda. Ibyuma birica biragatsindwa n'Imana y'u Rwanda. Habaho inyota y'icyubahiro, habaho inyota y'ibyo tubona hano ku isi. Iyo ni inyota ya mbere. Hanyuma hakabaho n'inyota y'Imana, inyota y'ibidashira. Nyagasani, ndashaka kukumenya. Nyagasani, ndashaka kugukunda. Nyagasani, ndashaka kukwiyegurira. Buriya biratandukanye. Ndagira ngo mvuge gatoya. Iyo ushonje ufite inyota y'ibi bya hano ku isi, ukabibona muri wowe hasigaye indi nyota, ndetse na bya bindi iyo ubibonye ahubwo ya nyota irakomeza, none igakomera kurushaho, ntabwo ishira. Uko ni ukuri k'umutima wacu, ntibihinduka. Ariko inyota y'Imana, inyota y'ibidashira, umuntu wahuye n'Imana ikamumara inyota ya yindi y'imbere, biba byuzuye noneho. Ahora aharanira iteka ibidashira. Ariko mbere y'ibyo, ikimuranga cyane ni ibyishimo, kandi ntabwo ari ibyishimo byo ku munwa, ni ibyishimo biturutse ku mutima, kuko yahuye n'uwamumaze inyota ya bya bindi bidahitana n'ibihe. Iyo nyota rero niyo nimutekereze, mwibaze. Ndashaka no kubabaza dayeri, niko bajene mwe Karame, niko bajene mwe mwaturutse mu madiyoseze yose ya Rwanda nzima, murebe uko mwaje mwahanya mu mvune, mu kwigomwa kwinshi, mu kwitanga. Mwaje hano, hanyuma se ikibazo ntabwo ndakirangiza mu cyumve. Harya forumu izarangira ryari? Ku cyumweru nimugoroba bazabapfunyikira amadolari angahe? Ni ukuvuga rero mufite inyota itari y'amadolari, kandi mwavuye muhira mubizi neza. Mufite inyota itari y'amafaranga. Yego.
mwahisemo neza. Inyota ibarimo ntabwo ari y'amafaranga. Muzi ko nyuma ya forumu batazabaha diplome. Inyota mufite ntabwo ari ya diplome gusa, kandi nyamara ibyo nabyo turabikeneye, n'amafaranga turayakeneye kugira ngo tubeho. Niyo mpamvu dukora, na diplome turazikeneye kugira ngo tubeho. Niyo mpamvu twiga, kandi ndabifuriza kwiga neza mukaba abahanga. Imana irakabibaha, mukaba abahanga, mugatera imbere. Ni ukuvuga rero ko nicyo nashakaga kuvuga, ko muri mwe mu mitima yanyu harimo inyota y'ikindi kirenze amafaranga, kirenze diplome, kirenze n'ibindi byose umuntu ashobora gukenera hano kuri iyi si. Kandi nyamara nubwo ibyo byose nabyo ari ngombwa, ariko hari ikibirenze ndetse hari ikibiruta. Ibyo rero nibyo tuvoma mu masakaramentu. Mwumva ukuntu iki kiganiro, iyi ngingo ari ingingo nziza, ari ingingo ikomeye, ni ingingo iturangira aho tuvoma ibidashira. Amasakaramentu ntabwo nshaka gufata umwanya munini, mu minota nk'icumi gusa. Ndashaka kubaha ingero nciye mu masakaramentu. Sinzi ko nabona umwanya wo kuyavuga yose. Ndarobamo. Kuroba murabizi, cyane cyane abo ku nkombo. Kuroba nuku ariko nabo kuri Muhazi, nabo ku Nyundo, Kigali harya naho haturaroba. Yego. Noneho kuroba ni ibya twese. Ndagira ngo ndobemo amasakaramentu natangiramo ingero. Reka mpere kuri batisimu. Mwumve ubwiza, mwumve agaciro, mwumve akamaro k'iriya sakaramentu kuri buri muntu wese. Ni sakaramentu rifite ububasha bwa transformation, bwo guhindura icyari kibi kikaba cyiza, icyari cyambaye ubumuntu gusa kikambara ubumana. Ariko murumva aho hantu ukuntu hakomeye. Icyari ubumuntu gusa kikambara ubumana. Hari aho Paul intumwa avuga ngo mwebwe ababatijwe mwambaye Kristu, revêtir le Christ. Mwambaye Kristu. Guhinduka ikiremwa gishya nibyo kwambara Kristu, nibyo kwakira kamere Mana. Kwambara Kristu ukemera kugengwa n'amatwara ye. Batisimu ni urupfu rwo ku cyaha no kuzukira mu buzima bushya. Urumva rero n'ubuzima. Kubatizwa n'ubuzima. Reka mbabwire mbasabe, muzajye mwibuka umunsi mwabatirijweho. Muzajye muri wese arawibuka. Abatawibuka batelefone ababyeyi babo babibutse umunsi mwabatirijweho. Muzajye muwibuka, muhimbaze ko habaye ikintu gikomeye mu buzima bwanyu. Mwavuye mu rupfu mujya mu buzima. Batisimu
idukuraho icyaha, ikatwambika inema zituma tunesha icyaha, iratwuhagira kandi ikatwambika imbaraga z'ubumana bwa Yezu, ubumana bwa Kristu, kugira ngo tuneshe icyaha, kugira ngo tube batsinda cyaha. Batisimu itugira abana b'Imana. Batisimu iduha dignity, iduha icyubahiro n'agaciro ko kuba umwana w'Imana, kandi agaciro kadahinduka nuko ukennye, kadahinduka nuko urwaye, kadahinduka nuko iby'umubiri bihindutse. Agaciro kandi gasa kuri twese. Niyo mpamvu batisimu iduha isano. Aho ngaho ndagira ngo nimubiba ngombwa munahakomere mu mashyi, kuko harakomeye. Iduha isano isumbiye amaraso, iduha igihango gituma tuba abavandimwe twese. Aho harakomeye. Ituma tuba abavandimwe. Ukaristiya, Yezu Kristo ari budupfire yafashe umugati awuha umugisha. Ngarutse kuri twa dutoki. Awuha umugisha, yafashe awuha umugisha, arawumanyura, arawubahereza. Ni bine: gufata, guha umugisha, kumanyura no guhereza. Ndagira ngo izo nshinga uko ari enye zidufashe. Hanyuma afata n'inkongoro, nayo ayivugiraho amagambo y'umugisha ati: "Ni amaraso yanjye abamenewe kugira ngo abatabarika baboronke imbabazi." Ninde duhabwa? Ni Yezu Kristo. Yezu Kristo ninde? Yezu Kristo ni Imana. Duhabwa rero kamere ye nk'Imana, duhabwa ububasha bwe, duhabwa urukundo rwe, duhabwa imbabazi n'impuhwe ze, duhabwa imico ye. Namwe nimwumve icyo duhabwa. Duhabwa kamere y'Imana, duhabwa imico y'Imana, duhabwa urukundo rwayo, duhabwa imbabazi zayo. Misa, burya misa ntagatifu erega nta nubwo ururimi rw'umuntu rwabasha kubisobanura. Misa ntagatifu, murabona kuwa gatanu mutagatifu, igihe Nyagasani Yezu yari arimo atanga ubuzima bwe, amena amaraso ye. Misa ntagatifu ituma tubaho muri uwo mwanya wa misa nk'icyo gihe cyo kuwa gatanu mutagatifu byashushanyijwe ku buryo bw'isakramento kuwa kane mutagatifu. Ni igihe Yezu Kristo aduha ubuzima bwe, aduha ubugingo bwe. Murumva rero ko mu bihe by'imibereho yacu tugira ibihe dukoramo ibintu byinshi. Hari igihe dutera umupira, hari igihe twiga, hari igihe tureba kuri telefone, hari igihe dukora siporo n'ibindi. Ariko muri ibyo byose haramutse habuzemo igihe cyo kwakira iyo kamere y'Imana muri Ukaristiya, byaba ari ikibazo. Ntabwo nabaho uko bikwiye. Niyo mpamvu hari umuntu wigeze kuvuga, umuntu rwose wabitekereje kandi abivuga neza, ngo Nyagasani, ngo ndagushimira ko waturemeye Ukaristiya, ngo nshobora kubaho nkamara iminsi 2-3 ntarya, wenda nkareba utuntu nifashisha, cyangwa se nkanywa n'amazi gusa. Yewe n'iminsi 3 wayimara utariye ukabaho, ntabwo wahita upfa.
ati nshobora kumara iminsi 2-3 ndi hanze nkabaho mubiri ukagerageza kwirwanaho, atariko ntabwo namara iyo minsi ntabonye Ukaristiya ngo mbeho, naba napfuye mpagaze, roho yanjye yaba yapfuye. Ukaristiya duhinduka uwo duhawe, dufate zashinga uko arenye. Buri Ukaristiya natwe duha ubutumwa, duhinduka uwo duhawe kugira ngo natwe mu buryo bwacu bwo kubaho duhinduke nk'Ukaristiya. Cyambere Yezu yafashe umugati, natwe kuko duhinduka nka Yezu, Imana iradufata, bivuge mu yandi magambo, iradutora. Burya Ukaristiya itwibutsa ko turi intore z'Imana. Imana yaduhisemo, iradufata, iradutora, harimo ubutorwe. Mwishimire, buri wese yishimire ko ari intore y'Imana. Cya kabiri, awuha umugisha. Natwe kimwe na wa mugati, Imana iduha umugisha. Ukaristiya ni igihe cyo guhabwa umugisha, igihe Imana muri Yezu Kristu iduha ineza yayo. Umugisha ni iki se? Umugisha ni ineza. Ukaristiya iduha ineza y'Imana. Ugiye mu misa ukavuga uti ngiye kwakira ineza y'Imana, ubu bivuze by'ukuri, ni ukwakira ineza y'Imana. Ukaristiya iduha umugisha, kandi rero yamara kuduha umugisha, yamara kuduha ineza, tugahinduka nyine nk'icyo duhawe, tukaba ba mugwaneza. Gusa se tukaba na ba nyiraneza. Uwahawe Ukaristiya ahinduka mugwaneza, ahinduka nyiraneza, ni ukuvuga yakira muri we umugisha. Inshinga ya gatatu ntimumbwire ngo nyisimbuke. Inshinga ya gatatu ivuga ngo iki? Arawumanyura. Kumanyura bivuga iki? Yego nyine, bivuga iki mu buzima bw'imibereho yacu? Bivuga gutanga, bivuga kwitanga. Yezu Kristu yaritanze kugira ngo tubeho. Natwe rero duhamagariwe kwitanga. Reka mbitinyuke mbivuge, naye nabitinye. Duhamagariwe kwimanyura. Kwimanyura se murabyumva? Ni Ikinyarwanda cyumvikana? Kwimanyura, reka mbabwire ukuntu byoroshye. Ni nko kuba ubonye umuntu udafite icyarya, wowe ugifite, ukimanyura, sibyo? Ukimanyura ukamuhaho, uba wimanyuye. Ingingo ya nyuma, inshinga ya nyuma, arawubahereza. Natwe iyo twahawe Ukaristiya twihereza bagenzi bacu, turitanga, tugasanga abandi, tukabafasha. Ubu ngubu nimurangiza iyi forumu muzajya muzaguma hano se? Muzaguma hano se? Reka da, mugomba gusubira mu rugo mugasanga abavandimwe, mukajya mukabafasha. Aravuga ngo mukabamanyuriraho, mukabaha ku byo mwahashye, mugahinduka intumwa. Penetensiya. Reka mbabaze ikibazo. Ninde utarakora icyaha mu buzima bwanyu? Ngo turebe ko yafite ikibazo mu mutwe. Ninde udacumura? Ninde utazacumura ejo bundi? Twese turi abanyabyaha, twese turi abanyantege nke. Dukeneye iki? Ko turi abanyamwanda, dukeneye iki? Kwisukura.
ko turi abanyantege nke dukeneye iki? Penetensiya iduha ibyo bintu uko ari bibiri: isuku y'umutima, imbabazi z'Imana, cya kabiri ikaduha imbaraga zo gutsinda icyaha, kindi ikadutoza umutima wo kutanangirira mu cyaha. Kutanangirira mu cyaha, hari umuntu waheranwe n'icyaha abakirimo, ubundi akavuga ngo ese urazi kuri mu cyaha? Nkirimo. Ese gahunda yawe ni iyihe? Kukihamamo, kukigumamo. Uwo muntu se ariho? Uwo muntu ariho? Ari mu cyaha akavuga ngo arashaka kugihamamo, murumva ariho? Afite ikibazo mu mutima, ntabwo afite ubuzima. Penetensiya rero idukiza icyo cyago cy'icyaha, ikadufasha, ikadusukura, kandi ikaduha n'imbaraga zo kukirwanya. Ndarangije, ndashaka ariko kurangiza ku musozo. Ntabwo ndatekereza ko benshi muri mwe, ese abumva barahamagariye umuhamagaro wo gushaka ni bande? Urugo gushyingirwa gutagatifu, batere urutoki turebe. Ni benshi. Kadusoze, reka dusoze. Nabibonye harimo abanyikira ijisho ngo harimo n'abazaba abapadiri, harimo n'abazaba abapadiri, harimo n'abazaba ba masere, harimo n'abazaba abafurere. Ibyo byose ni byiza cyane. Ndagira ngo nimunkundire nsoze mbabwira ikintu kimwe gito cyane ku byerekeranye n'isakramento ryo gushyingirwa. Isakramento ryo gushyingirwa gutagatifu, isakramento ryo gushyingirwa gutagatifu, urihawe, uw'Imana yaritoreye akarihabwa. Hanyuma mbasabe no gukomeza gutekereza ku gihombo cyo kudahabwa isakramento ryo gushyingirwa, kandi umuntu aba mu buzima bw'abashakanye. Ikintu kimwe gusa ndabaha umukoro, mukomeze mubitekerezeho. Iyo turebye ubuzima bw'isi muri iki gihe, ubona igisubizo cy'ibibazo byinshi dufite, ari kugira umuryango mwiza, umuryango w'abakristu, umuryango uba igicumbi cy'imigenzo myiza, ishuri ry'ibyiza, ry'uburere bwiza, hahandi mbese umuntu wese ahaguruka hakamwambika ibizamufasha kuba umuntu wuzuye. Aho hantu nimuhite nk'iriba, isoko y'amazi. Ndagira ngo mbahe icyo kigereranyo, mukomeze mugitekerezeho. Murankurikiye? Ushaka guhumanya amazi azavomwa kuri iryo riba, wabigenza ute? Wafata ibihumanyu ukabishyira mu ijerekani? Waba utaye igihe, byahumanya bake cyane. Ariko wakora iki?
wagenda ugafata ibihumanya ukabishyira mu isoko. Icyo gihe rero bazavoma ayo mazi yose bazavoma amazi yahumanye. Umuryango mwiza soko y'ibyiza byose. Ndabasaba mwebwe abajene kandi nimwe ducungiraho, muwurinde ibintu byahumanya uwo muryango, muwurinde. Mwese mube ingabo z'umuryango, mufate ingabo muwurinde kwishingira. Icyo ngicyo mukirahire gutya, urahiragira gutya, ntabwo nzishingira ndakabimbwa. Hari n'izindi ndahiro mbabwira mugomba gukora, sibyo? Hari n'ibindi. Ubusambanyi nabwo buhumanya umuryango. Ndashaka kugumana ubusugi bwanjye. Iyo ndahiro nayo muyifate. Ndetse bayihaye n'amashyi. Abajene, abakobwa, abahungu. Bw'umuryango murahire. Erega indahiro ni nyinshi. Murahire kuzitegura neza gushakana. Uti ndahiye rwose ko batazantwara Nyakijoro, nzambara agatimba. Ndabifuriza rero ndarangiza mbifuriza ibintu byinshi. Ndabifuriza gukunda Yezu Kristo. Ndabifuriza gukunda Yezu Kristo. Mwahisemo neza. Icyo ni icyambere, gukunda Imana mugashyira Imana ku mwanya wa mbere. Cya kabiri ndabifuriza gukunda Kiliziya ya Yezu Kristo. Kiliziya ntikagire ikibura kandi muhari. Muri amaboko ya Kiliziya, muri amabuye mazima ya Kiliziya. Ndabifuriza ibyishimo. Ndabifuriza imigisha yose. Ndabifuriza amahoro, amahirwe yose. Muragatunga, mutunganirwe, muragahorana Imana, muragahorana amahoro yayo, murakajya mu ijuru.